Ikaze bakunzi ba Rising Engineer 2020. Uyu munsi tugiye kubatwara igihugu cy'imisozi igihumbi, tubereke ibyiza bihari byihariye, aho umuco n'ikoranabuhanga iyo bikoresheje neza biguha ishusho nziza utigeze ubona. Ahangaha turi mu kigo cy'ubutore cya Nkumba. Aha ni itorero ry'igihugu rikorera, ari naho ritangira menshi mahugurwa abasha Abanyarwanda kwigiramo indangagaciro zikwiriye umunyarwanda. Iyi centre iri mu karere ka Burera, intara y'Amajyaruguru, Repubulika y'u Rwanda. Itorero ritanga amasomo atandukanye arimo gukunda igihugu, kwigira, byose bigamije kurwanya ubukene. Iyo usuye iyi centre uzabona yuko hari byinshi byihariye. Uzabona ubudasa buri mu bakoze inyigo zigize inyubako zaho, ndetse n'ubwiza nyaburanga bwihariye bukikije ikiyaga cya Ruhondo. Iyi centre izabona yuko atari ahantu ho kwigira gusa, ahubwo ari n'ahantu nyaburanga hakurura ba mukerarugendo. Icyambere ni uburyo aba bahanga bateguye iyi nyubako, designers, bifashishije ibiri mu muco nyarwanda bizwi nk'imigongo, kugira ngo bibafashe nabo kubona igihangano cyiza nk'iki ngiki kuri izi nzu. Imigongo murizi ko ari uburyo nyarwanda bakoreshaga mu kunoza no gusukura amazu yabo, bikaba bihera mu kinyejana cya 18. Ikindi dushima ahangaha cy'umwihariko, nimwitegereze neza muri buryo bahisemo ibikoresho. Ubona yuko kwifashisha amakoro byatumye tubona icyubakwa kimeze neza. Ntabwo gukoresha amakoro gusa bituma ibintu bigaragara neza gusa no guha agaciro ibyiza by'igihugu, ahubwo bituma tubona n'ibikoresho byiza kandi hafi. Amakoro ni amabuye akomeye kandi aramba, agishobora kuba kandi yubakishije nta kindi bigusaba ngo ushyiraho andi mafaranga nko gutera amarangi bya hato na hato. Agaragara neza, bigatuma rero inyubako yawe iba ari inyubako yubatse mu buryo burambye kandi bugamije umusaruro. Niba nawe uje gusura u Rwanda,
ntuzagende utegeze inkumba ngo wihere ijisho. Reka ngushimire ubwire ngo naho ubutaha, ariko nawe ari ubwa mbere ugeze hano ugenda udakoze subscribe.